Yesu nguhaye ibyanjye byose uko bingana. Bene data, bavandimwe, inshuti zanjye, abo duhuriye kuri uru rubuga Inkomoko y'Indirimbo TV, baramukije mu izina rya Yesu umwami wacu. Muraho, nitwa Pastor Kanone Kajejuka Emmanuel. Bene data, bavandimwe, inshuti zanjye, nejejwe n'uyu mwanya mbonye wo kuganira namwe ku nkomoko y'indirimbo ya 371 yo mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, izo bakunze kwita indirimbo z'abaprotestani. Dusenga Imana. Mana Data, turagushimira cyane ko turiho, kandi ko ari ibyo waduhaye bitunga imibiri yacu, bitunga imitima yacu, bitunga ubugingo bwacu. Umwuka wera ajya dufasha kubikoresha uburyo buguhesha icyubahiro, kandi ukarushaho kukwegera no kugukorera. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amina. Indirimbo ya 371 itangirwa n'amagambo avuga ngo Yesu nduwawe nyakira. Ni nimero 25 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, izo bita iz'Abadventisi b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Nimero kandi 328 mu gitabo cy'indirimbo z'Abaprotestani bo mu Burundi. Ni nimero 601 mu gitabo cy'icyongereza cyitwa Sacred Songs and Sorrows. Ni nimero 150 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza cyitwa Christian Service Songs, na nimero 172 mu gitabo cy'indirimbo z'igifaransa cyitwa Chant de Victoire. Iyi ndirimbo ihaga umutwe mu cyongereza uvuga ngo All to Jesus I surrender, ari byo mu kinyarwanda Yesu nguhaye ibyanjye byose. Amagambo y'iyi ndirimbo yahimbwe n'uwitwa Judson Willer Van de Venter, yavutse tariki ya 5 Ukuboza umwaka w'1855 muri county ya Morwe muri leta ya Michigan muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yatabarutse tariki ya 17 Nyakanga umwaka w'1939 afite imyaka 83, ari muri county ya Hillsborough, leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Judson Van de Venter amaze kurangiza amashuri y'imyuga, yigishije imyuga ndetse yobora iyo myuga mu ishuri ryitwa Sharon muri leta ya Pennsylvania. Yari umuhanga mu muzika, umuririmbyi mwiza ndetse n'umuhimbyi w'amajwi y'indirimbo. Yari umurayike witanga cyane mu murimo w'itorero Methodiste ndetse akavuga n'ubutumwa muri iryo torero. Se wa Judson yitwaga John Wesley Van de Venter, yavukiye muri New York muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka w'1826, atabaruka mu mwaka w'1901. Naho nyina yitwaga Elizana Willer, nawe yavukiye muri New York muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka w'1830, atabaruka mu mwaka w'1914. Bari abahinzi borozi, bari barakijijwe basengera mu itorero Methodiste. Se yakijijwe afite imyaka 17. Se yiswe John Wesley kubera watangije itorero Methodiste mu Bwongereza. Judson yari umwana wa kabiri mu bana batatu, abahungu 2 n'umukobwa wa gatatu wa bucura, ariko hari undi mwana w'umuhungu bareze. Judson yashakanye na Melissa Miller, babyarana abana 2, nyuma ashakana na Caroline Jackson nyuma y'uko Melissa yitabye Imana, ariko we ntibatubwira niba hari abana babyaranye. Inshuti za Judson zabonaga gukunda Imana kwe no kwitanga mu murimo w'ivugabutumwa, bagiye bamusaba kureka umurimo wo kwigisha akegukira burundu gukorera Imana mu itorero. Nubwo nawe yajyaga yumva ijwi ry'Imana bibabagarira uwo murimo, ariko byamufashe imyaka 5 yo gutekereza no gusenga kugira ngo afate icyemezo cyo kwiyegurira burundu umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo byari byoroshye kuko Judson yakundaga umurimo wo kwigisha yakoraga. Igihe yari yagiye kuvuga ubutumwa mu giterane cy'ububyutse muri leta ya Ohio,
ahitwa East Palestine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe yari arimo kuganira ijambo ry'Imana mu rugo rumwe, nibwo yahishuriwe amagambo y'iyi ndirimbo I surrender all, nuko arayandika. Judson yagaragaje kwitangira umurimo mu buryo budasubirwamo. yitanze ubwe kandi akoresha igihe byose umurimo w'Imana. Intego nkuru y'indirimbo ni kwiyegurira Imana kugira ngo ikugenge wowe n'ibyawe. Guhaye ibyanjye uko bingana, Mwami wanjye mwiza unkunda unyiharire. Ibi biragaragaza ubwitange bwuzuye bw'umuririmbyi ku Mana, amusaba kuyobora ubuzima bwe bwose, umubiri, ibitekerezo n'ubugingo. Ibyo kandi birareba buri muntu wese uvuga ko ari umuntu w'Imana, nawe nanjye twese biratureba. Judson atubwira uko byamugenekeye kugira ngo ashobore kureka umurimo wamuhembaga akiyegurira Imana, ayiha ibyo byose. Aragira ati, iyi ndirimbo nayanditse ubwo nayoboraga iteraniro muri East Palestine muri Ohio. Namaze igihe kinini bingoye guhitamo hagati yo gukomeza guteza imbere impano zanjye mu bijyanye n'imyuga cyangwa se kwegukira umurimo w'ivugabutumwa by'igihe cyose. Amaherezo isaha y'ingenzi mu buzima bwanjye yarageze, maze nemera kwegukira umurimo w'Imana burundu. Uwa mbere uyu munsi mushya mu buzima bwanjye, nabaye umuvugabutumwa maze nsanga mu mutima wanjye impano ntarinzi. Imana yampishuriye indirimbo yari mu mutima wanjye, inshoboza no kuyandika. Ndabizi nanjye ko bitari byoroheye Judson ubwo nanjye navaga mu kazi keza ka Beneri, nahembwaga, ncumbikiwe, ntwarwa, hanyuma njya kwiga teoloji, nta muntu niringiye uzampa umushahara. Imana nizeye ntabwo yigeze intererana, ndabihamya. Uwitwa Winfield S. Widin, inshuti magara Judson, niwe wahimbye ijwi ry'indirimbo mu mwaka w'1896. Widin yavukiriye muri Ohio mu mwaka w'1847. Yari umwarimu wa muzika, umuyobozi w'indirimbo, kandi akaba umuhimbyi uzwi cyane. Ku mva ye bashyizeho iyo yanditsweho ngo I surrender all. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, itangira gukoreshwa mu matorero atandukanye kandi ihindurwa mu ndimi nyinshi: Igifaransa, Ikidage, Icyesipanyolo, Igishinwa, Igiswahili, Igipolone, Igifilipino n'izindi nyinshi. Hose bagiye bayikoresha nk'ivugabutumwa, nk'indirimbo ihamagarira abantu kwiyemeza kwiyegurira Imana no kuyiramya. Iyi ndirimbo igaragaza ko kwizera Imana ukayiyegurira bitanga imbaraga, ubutwari, imbabazi n'ubuntu Imana itanga. Ni ukuri koko amahoro yuzuye no kugira intego y'ukuri y'ubuzima ntibonekera mu butunzi n'icyubahiro by'iyi si, ahubwo bibonekera muri Yesu Kristo, akaba ari we ugenga ubuzima bwacu. Yesu niwe mahoro yacu mu Efesiyo 4:14. Ayo mahoro Yesu yahaye abigishwa be igihe bari bikingiraniye mu nzu bafite ubwoba, ati, amahoro abe muri mwe, uko Data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga cyabahumekeraho ati, nimwakire umwuka wera. Yohana 20:21-22. Ibi byibutsa ikorasi dukunze kuririmba ngo, dore amahoro meza atangwa na Yesu, ntituyakura mu mazu meza, mu bagore beza, mu modoka nziza, mu kazi gakomeye, mu mafaranga menshi n'ibindi. Umwuka wera dushoboza gusobanukirwa itandukaniro riri hagati y'ubuzima bw'iyi si yuzuye ibyaha n'ubuzima bushya tubonera muri Yesu. Yesu duhuza n'Imana Data. Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Yohana 6:63.
indirimbo yagiriye akamaro kanini abantu benshi, ndavugamo bane gusa. Uwa mbere ni uwitwa William Bowden, arangije amashuri yisumbuye, amaze umwaka azenguruka ibihugu byinshi by'isi abisura, kugeza ubwo yumvise iyi ndirimbo maze imutera guhinduka, yiyegura umwami Yesu Kristo, dore uko abyivugira. Ku itariki ya 2 Nyakanga umwaka w'1905 nitabira amateraniro i Londres mu Bwongereza, aho bigisha ku ntego yo gukizwa neza. Iyo nyigisho yankoze ku mutima cyane. Nyuma y'inyigisho umuririmbyi yaririmbye indirimbo I Surrender All, nuko asaba n'abandi kumufasha kuririmba. Nanjye nuzuye ubwuzu ndabikora, niyegurira Yesu. Ubwo nari mfite imyaka 17. Nasubiye mu rugo ntanga ubutunzi bwanjye bwinshi, kandi nitegura umurimo w'umumisiyoneri mu bayisilamu bo mu Bushinwa. Nubwo Bowden yapfiriye muri Egiputa afite imyaka 25, azize indwara meningite, yerekeza mu Bushinwa, inkuru ye yahinduriye urubyiruko rwinshi kuri Yesu. Intego y'ubuzima bwe yari nta kwiheba kubera ibibazo, nta kwicuza kubw'ibyiza wakoze. Uwa kabiri ni Billy Graham. Mu mpera z'umwaka w'1930, ubwo umuvugabutumwa mpuzamahanga w'icyamamare Billy Graham yari umunyeshuri mu ishuri rya Bibiliya muri Florida, yize kandi akorana na Judson Van Deventer. Billy Graham yahamije ko Judson yagize uruhare rukomeye mu kumufasha kubwiriza kwe bwa mbere. Billy Graham yakoreshaga indirimbo I Surrender All to Jesus mu biterane yatangiye gukoresha kuva mu mwaka w'1940. Nanjye mu biterane bya Billy Graham nashoboye kugeramo 3, i Nairobi, Amsterdam ni Londres. Iyo ndirimbo yari muzi baririmbaga kenshi. Billy Graham ni wabaye umunyamabanga mukuru wa mbere w'umuryango w'urubyiruko witwa Jeunesse pour Christ mu Rwanda, ukorera Kibagabaga, ariko n'umuryango mpuzamahanga. Uwa gatatu ni D.S. Williams. Mu mwaka w'1986, uyu muririmbyi wa pop wari warakunzwe cyane umwaka ubanza kubera indirimbo yaririmbye yitwaga Let's Hear It For The Boy, yasohoye alubumu y'indirimbo ya Kristo ayita So Glad I Know. Mu gitaramo cyo kumurika iyo ndirimbo yaririmbye indirimbo I Surrender All yariho, maze imuhesha igihembo cya Grammy Award, yahawe nk'umugore waheze abandi mu kuririmba indirimbo za Kristo. Wa kane ni Oprah Winfrey. Uyu munyamakuru w'icyamamare kuri televiziyo yavuze ko indirimbo yagize uruhare mu runini mu buzima bwe, ubwo yarimo gutegura gukina filimi ye ikazajya mu marushanwa. Yaririmbye iyi ndirimbo yiyegurira Imana bikuye ku mutima, maze bimutera gutuza. Filimi iratsinda, ahabwa igihembo cya Academy Award na Golden Globe mu mwaka w'1986. Iyi ndirimbo yagiye iririmbwa kenshi kuri televiziyo ye. Oprah yabaye umugore wa mbere watunze miliyari y'amadolari y'Amerika. Judson amaze kwiyegurira Imana, yabuze ubutumwa henshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Ekose. Mu myaka ye ya nyuma y'ubuzima bwe, Judson yimukiye muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu mwaka w'1920 yabaye umwarimu w'indirimbo z'Imana mu ishuri rikuru rya Bibiliya. Agiye mu kigo cy'izabukuru, yakomeje kuvuga ubutumwa mu materaniro ya Kristo. Baba ko Judson yanditse indirimbo zirenga 60, ariko iyi ya Surrender niyo yarushijeho gukundwa cyane. Hari ibintu bitatu biranga kwiyegurira Imana by'ukuri. Icya mbere ni ukwiyemeza n'ubudaheranwa. Umuntu agomba kwemera ko adashobora kwikiza, kwihindura no kwirinda ubwe, ahubwo akiyegurira Imana kuko ariyo ishobora byose. Yesu yaravuze ati, ni njye nzira, ni njye kuri, ni njye bugingo. Yohana 14:6. Dukwiriye kujya mu by'Imana tumuramaje. Isa tugamirwa mu ijuru atwaranirwa, intwarane zibugishamo igitugu. Matayo 11:12. Kandi ati, nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana.
Luka igice cya 9 umurongo wa 62. Icya kabiri, kumvira Imana aho kwishingikiriza ku bintu bifatika. Kuba umuntu w'Imana bisaba kugira ibyo utandukana nabyo byari bikuboshye, kandi ukagira ibyo utanga ku bwo ubwami bw'Imana. Nibyo Yesu avuga ati, urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona, nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 39. Icya gatatu kiranga kwegurira Imana by'ukuri ni ukwiringira imigambi y'Imana. Kwemera ko Imana ari ituyobora. Imigambi y'Imana kuri twe ni myiza. Niko yabwiye Abisirayeli, nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo barememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11. Hari ingero zimwe navuga z'abiyeguriye Imana muri Bibiliya. Nowa yemeye kubaka inkuge, abantu bamusekera. Yabishobojwe nuko yari yariyeguriye Imana mu buryo bwuzuye. Ukwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo igihe itaboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye. Arabwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 7. Yatanze igihe cye, ubwenge bwe n'ubutunzi bwe. Aburahamu yasize igihugu cye na bene wabo, ajya aho Imana izamwereka. Yemeye ndetse no gutanga umwana we w'ikinege Isaka. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8. Mose yaretse ubutunzi, icyubahiro n'ubwami yari agiye kuzaragwa, maze yemera kujya kurenganganwa n'ubwoko bw'Imana. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimye ineza by'isi. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 23. Esiteri yafashe icyemezo cyashoboraga gushyira ubuzima bwe mu kaga. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi, aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwirize ubusa mu nsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Esiteri igice cya 4 umurongo wa 15 n'uwa 16. Pawulo yaretse icyubahiro yahabwaga no kuba umufarisayo wize, afite ubwenegihugu bw'Abaroma, maze yemera kurenganwa azira ubutumwa bwiza. Arahamya ati, nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ariko kumenya Yesu Kristo. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse bitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7 n'uwa 8. Dusabwa gusubiza ikibazo Yesu abaza mu ndirimbo y'156 muzo gushimisha ati, ninjye Yesu witanze kera ku musaraba, bitewe n'urukundo ngo ngukize ibyaha byawe. Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Mugenzi narakwitangiye, wanyituye iki wowe? Hari inyigisho nkuru tubona muri buri gice cy'indirimbo hamwe n'igisubirwamo. Igice cya mbere kivuga icyemezo umuntu afata cyo kwiyegurira Imana. Kikatwigisha ko kuba umuntu w'Imana bisaba cyane byanze bikunze kwiyemeza mbere ya byose, kwiha Yesu utizigamye, ukamuha n'ibyawe byose kugira ngo abiyobore. Umuntu wiha Yesu ntabwo agenda cyangwa akora uko yishakiye, akunda Yesu, urukundo rugaragazwa n'ibikorwa n'imyitwarire iboneye mu buzima bwa buri munsi. Imana itubabarira aho utagenze neza.
Igice cya kabiri kivuga ko umuntu wihaye Imana agomba gutandukana n'iby'isi bimubuza kubana na Yesu no kumukorera. Kitwigisha kwihana ibyaha buri gihe ducumuye, kandi tukarwanya ibishuko by'isi, tukirinda ibinezeza bidutandukanya na Yesu, tukirinda ubwibone maze tukiyegurira umwami Yesu. Imana ituneshereze ibishuko duhura nabyo. Igice cya gatatu kivuga ibyo guharanira kwezwa. Kitwigisha ko tugomba guharanira kuzura no kuyoborwa n'Umwuka Wera, kuko adusabanisha n'Imana mu kwezwa no kunezeza Imana. Aduteza intambwe yo kuva mu kwemera mu bwenge gusa, akatugeza ku mubano wihariye tugirana na Yesu. Umwuka Wera adufashe kumva ko Imana ari Papa, tukaba abana bayo. Igice cya kane kivuga ibyo kugera ku gakiza kuzuye. Kitwigisha imigisha tubonera mu kwiyegurira Imana byuzuye. Umwuka Wera dushoboze gukorera Imana dufite umwete kandi tunezerewe. Bitwibutsa Zaburi 122, mwaba ari mu isi yose mwe mukore Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba. Duhamagarirwa gukorerana umwete umurimo w'Imana, kandi ibyo dukora bikayihesha icyubahiro n'ikuzo, kuko tuba tuzi ko yo ubwayo izatwihembera ibihembo yagennye mu buryo bwayo no mu gihe cyayo. Imana iturinde ikintu cyose cyatuma dusubira inyuma tukava mu gakiza twaherewe ubuntu muri Yesu Kristo. Igice cyo gusubiramo kivuga ibyo kwiha Yesu kandi ubudasiba. Kitwigisha ko kwiha Yesu atari ukwigana abandi cyangwa umuhango w'idini, ahubwo ari ukwiyemeza kwa buri munsi mu buryo bwuzuye. Ibyo nibyo biduhesha imigisha yuzuye y'umubiri, umutima n'ubugingo byacu. Biduha kurindwa nk'uko Pawulo yasabira Abatesaloniki mu rwandiko rwa mbere yabandikiye, igice cya 5:23 agira ati, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami Yesu Kristo azaza. Mwene data muvandimwe, ndifuza ko indirimbo iduha ubutwari bwo kwiyegurira Imana rwose, tugatandukana n'ibirangaza by'iyi si, tugakoresha ibyacu byose mu kwamamaza ubwami bw'Imana, maze tugategereza cya gihe abanesheje bazabana na Yesu umwami kandi umukiza wacu mu bwami bwe. Ndifuza nanjye kuzamura ubwo bwami. Nawe nuko Umwuka Wera bituyoboremo. Dusenga Imana. Mana nziza, tubabarira ibihe byose twagiye tuguheza mu buzima bwacu, nitwemere ko ari wowe utugenga twebwe n'ibyacu byose. Umwuka Wera dufashe gukoresha imibiri yacu n'imitima yacu biguhesha icyubahiro, kandi bituma ubwami bwawe bwaguka muri twe, mu bo tubana, mu itorero ryacu, mu gihugu cyacu n'ahandi hose uzemera ko tugera. Turakwihaye kugira ngo tugenge kandi utwiyoborere. Tuyisabye mu izina rya Yesu, umwami kandi umukiza wacu. Amen.